Sari mumeze mute iminsi myinshi nanjye meze neza ndashima Imana ntabwo naremerutse kubaha video ariko umunsi ngiye kubaha ka video koroshe ibintu tubona hafi yacu tujya guteka ifiriti ariko mu bundi buryo ifiriti urabona hafite ibirayi nabihase nabironze nakoresha ibirayi nkoresha amavuta tungurusumu hano mafite uturungo tumeze gutya twifu kitwa tembeya ni tomato powder ni tomato powder ndayikoresha ndashaka gukoresha iya gafu nyine nibwo buryo ngiye kubereka ukoresheje utabonye wakoresha ya onja ya gafu nyine y'isosi cyangwa se ugakoresha iyi adija ariko impamvu nazanye akanagira ngo nkabereke ushobora kubura iyi ngiyi ugakoresha iyi adija cyangwa se ya onja ibirayi rero reka mbikate wabikata uburyo ushaka uburyo wumva bugushimishije kanongere hasi ukata mu buryo ushaka nta kibazo ko wakata kose gipfa kuba ari ikirayi kibiri ushaka no kubihata ntiwabihata wabironga ukabyoza neza noneho ukaza kubikata kubishaka mbikate ayisana igiye kugwa n'umuyaga ubuzima n'indabyo igiye kugwa ushatse wakata ntoya kugenda zikata kuri ari nini cyangwa se ushatse wakata gutya ukongera ugakatamo gutya ushaka ko zitubuka nabyo nta kibazo ushobora kubiha design ari nk'ibyo guteka mu bukwe ko abantu batekera amakwe nzabiha design ushaka ariko ngiye kubikata gutya kuko n'ubundi nibyo ngiye kwirira nibyo ngiye gutegurira abantu ngo barye uzabikate design ushaka guys rero abantu bashasha baje kuri iyi channel mutanzi nitwa Grace Mukarukundo kandi nari maze igihe ntakora video nararwaye Imana yamfashije nakize hano gutanga video kubijyanye no kwita ku misatsi ndetse no guteka rero uko nabikase kurikizaho izi tungurusumu zanjye reka nzisekure tungurusumu yanjye ngiyi nayisekuye ngiye kuyishyiramo udakunda tungurusumu ntago wayishyira urayibona igice cy'ikiyiko
ukayishiramo gutya, ashyiramo na ka gafu kanjye, aka kamwe kagura senkani igice cya 50. Ndabanza mvange, nimbona nkeneye kongeramo kandi, nimbona kadahagije ndongeramo na kariya. Ukagabura ifiriti ifite iyindi kara, biba ari sawa. Noneho n'aka gahumuro ka tungurusumu karagenda kinjiremo, ushatse ufite blender wasya igitunguru cyangwa nacyo ukagisekura. Reka ndekera ahangaha kuko gutya ndabona ari sawa, birengeje gutukura gutya byaba bisa nabi. Aha, icyo nkurikijeho rero ngiye gupfundikira ntegereze iminota 20 kugira ngo iki kirungo kibanze cyinjiremo n'iyi tungurusumu yinjire mu birayi. Nyuma y'iminota 20 ndaza tuziteke nk'ibisanzwe. Ndabona ko nkoresheje aka kamwe. Pfundikire ntegereze iminota 20 bendi gucana imbabura. Guys, rero reka iminota yashize, ariko reka nshiramo n'akunyu gakeya kugira bize kugira akavu. Urabona ko amazi arimo, niyo mpamvu nshyize mu munyu nyuma bitaza kurekamo amazi. Nashyize ku mbabura yanjye rero. Nkoresha amavuta makeya. Iyi ni imbabura y'amakara. Iyo ushaka ko yaka cyane aka kantu gakuramo, iyo ushaka ko yaka cyane ko, ariko iyo ushaka kugabanya umuriro iyo ushaka kugabanya umuriro ugenda ufunga, washaka ko yaka cyane ukagenda ugakuramo. Ugashaka rero umuriro wa moyenne, kandi ikindi kamaze ryavu rimanukiraho. Noneho wajya gukora isuku ku mbabura yawe ugasanga ivu riri hano ukajya kurengana, cyangwa se byaba na ngombwa ukagakuramo iyo ubishaka, ushaka umuriro mwinshi ukabije. Tegereza amavuta yacu ashe. Amavuta yacu yahiye, dushiremo ibirayi byacu buhoro tudasha.
guys, none cyiza cy'ibi ngibi, amavuta yawe ntago ahindura isura ngo ase n'ibi birayi, reka arakomeza agasa nk'uko yasaga, ibirayi byo bigakomeza bigasa nabyo uko wabishizemo bisa. Muzabikore muzambira rero, reka dutegereze ibirayi byacu bishe, baza kubereka nyuma bihiye n'amavuta ko agisa nk'uko yasaga. Hejuru urabona amavuta yabaye umutuku, ubuto busanzwe, sinzi niba murimo kubibona, aracyari yayandi. Hari igihe wabibona gutya ukavuga ati amavuta yanjye nabanyatushije ubusa, yahita aba umutuku. Reka ibi ngibi ntabwo ari nka beterave. Guys, noneho kugira ngo mbereke ko aya mavuta ntacyo aba yabaye, ngiye gutekamo n'izindi firiti ntugeze nshiramo iki kirungo cyanjye, ifiriti zisanzwe nazo ndaza kuzarura mbereke. Utu ni twa dutungurusumu, uzibona za firiti. Reka nzane izindi zisanzwe kugira ngo nze kuzikuramo, urabona ko nazo ziracyari umweru nk'ibisanzwe. Nazo zirahiye, urabona ko zitigeze ziba umutuku, kandi twatekesheje ya mavuta twatekereje muri za firiti twashizemo ikirungo. Guys, niba iyi video mwikunze muyisharinge, mume comment. Dore ntabwo nari mperutse kubaha video, namubwiye ko nari nararwaye, nararwaye rwose, nararembye. Urabona ko ifiriti zanjye zose ndazirangije, zatetswe mu mavuta amwe. Hari izi kandi zose zitetswe mu mavuta amwe, kandi urabona ko zisa neza kandi ziranaryoshye. Guys, rero dore ifiriti zanjye uko nzaruye, hari izi zisanzwe, hari izi twashizemo ikirungo. Ukunze izihe? Bantu muteka mu makwe rero mugatekera n'ibirori, ni ahanyu. Reka nshireho agatunguru n'agapavuro nateguye. Nateguye agatunguru n'agapavuro. Kugira ngo abantu bagwayikira kuko abatekera agafiriti gasa gutya, cyangwa se ukanabivangavanga akaba ari amabara abiri, nabyo byaba ari sawa. Mwakoze kubana natwe rero, please subscribe koko na share. Subscribe na share na comment birabagora. Ukagenda ugategura n'andi mafunguro, urabona ifiriti yaba ari sawa. Mwakoze rero kubana nanjye,
nuko ndi video mesharinga. Ciao ciao, nakagaruka.